Reka mbaramutse nanabasuhuze mwe mudukurikiye muri impande zigiye zitandukanye z'isi, abari mu Rwanda aho muherereye hose, amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, uburasiro bwaryo, ndetse n'abadukurikiye uri mu ntara y'umujyi wa Kigali, abadiaspora namwe ntabwo tubibagiwe, by'umwihariko mudukurikiye muri Bujumbura, za Ngozi, za Makamba n'ahandi hagiye hatandukanye ahariya mu gihugu cy'i Burundi, mwese ndabasuhuje. Rero aka kanya tugarutse n'amakuru ari kugenda avuga ku mukobwa wamenyekanye nka Simbi Honorine hano ku mbuga nkoranyambaga. Rero uyu mukobwa akaba yaramenyekanye cyane mu mavideo y'urukozasoni by'umwihariko pornography. Rero uyu mukobwa Simbi Honorine akaba avuka hariya i Nyagatare, akaba ari naho yakuriye. Uyu mukobwa akaba yarigeze no kuba yakiyamamariza Miss Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2020 ariko ntibyamuhira. Rero uyu mukobwa Simbi Honorine akaba ari kubarizwa hariya mu gihugu cya Afurika y'Epfo, akaba ari naho ari gukorera ano mashusho cyangwa se ano mavideo ari kugenda atavugwaho rumwe, ari no mavideo y'urukozasoni akaba ari kuyakorera mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Rero uyu mukobwa Simbi Honorine amakuru ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bari kugenda bavuga kuri uno mukobwa, avuga ko ari gusebya u Rwanda, ko ari kwiyandagaza, ati kuko ari gukira amavideo y'urukozasoni kandi hano mu Rwanda ntago yemewe. Ndakeka mugiye mubizi ko amavideo y'urukozasoni cyangwa se ikizwi nka pornography ko hano mu Rwanda kitemewe. Rero uyu mukobwa Simbi Honorine akaba ari byo ari gukora. Rero bamwe bakaba baragiye bamugarukaho bamutuka cyane bavuga ati wowe uri gusebya igihugu, uri gusebya abanyarwanda. Rero Simbi Honorine yaje gusubiza abari bari kugenda bamutuka, aza ababwira ko ibyo muri kuza mumutuka mubwira ngo nareke ibintu byo gukina pornography cyangwa se nareke gusebya abanyarwanda yiyandagaza. Rero yewe yaje ababwira ko ari akazi, mureke gufokasinga ku kazi akora kuko niko kamutunze. Kuko uyu mukobwa ndakeka abenshi cyane mwagiye mumenya no ku mbuga nkoranyambaga, mwagiye mumenya nk'umukinnyi w'amavideo y'urukozasoni cyangwa se nk'umwe mu bakora ikizwi nka pornography. Rero uyu mukobwa Simbi Honorine yaje asubiza abantu bose bari kugenda bamutuka bamubwira ko ari gusebya abanyarwanda, ari gusebya igihugu, ko ari gukora ibintu bitemewe, ko ari kwandagaza ubwiza bw'abakobwa b'u Rwanda. Rero yaje abasubiza babwira ati mwege muri kuntuka, ati kuba ndi hano ngaragara kuri kamera ndimo ndakora amavideo y'urukozasoni, ati mwibagije ko hari abakobwa bari aho i Kigali bari aho biyandagaza nabo bakora ibirenze ibyanjye. Njye nshobora kuza kuri, avuga ko we ashobora kuza hano kuri kamera aje muri video, ariko ko hari abandi bakobwa hano i Kigali benshi cyane bicuruza ariko bo mutavuga. Rero mureke kuza mufokasinga ku kazi akora. Rero uyu mukobwa yaje abatuka cyane avuga ati mugabanye iminwa, mureke ibintu byo kugenda mumvugaho, kuko niba aya mavideo nyakora arantunze aranyinjiriza. Abwira abantu bose ati ninde udafite icyobo, ati rero niba kimwe mu cyobo mfite ari ikinyinjiriza, mureke ibintu byo kuza mutera amakomanteri y'ubugoryi, mwege mushake ahandi mujya. Ati ngiye mundeke mureke gufokasinga ku kazi kanjye. Dore ko mu minsi yashize mwigeze kumubona kuri live ariko mvugana na Dumba n'uwitwa Gasuku, arimo arababwira ko abatuma babwira ati ibintu muri kuza muvuga musakuza mugenda musebya, ati ngo ndi gukora amavideo y'urukozasoni, ibi ni akazi, ibi mwita ko ari urukozasoni nibyo bintunze, ibi mwita ko ndi kwiyandagaza nibyo bintunze. Dore ko uyu mukobwa amakuru ubundi agenda atugeraho avuga ko uno mukobwa yakuriye hariya i Nyagatare, amaze gukurira i Nyagatare ku myaka ye 11 acika iwabo ajya hariya mu gihugu cya Tanzania. Agiye Tanzania baranamufunga, aza kongera aragaruka. Amaze kugaruka mu mwaka w'ibihumbi 2016 aza guhiga irangamuntu. Icyo gihe ntabwo yari yujuje imyaka yo kuba yafata irangamuntu. Rero yarayishuguritse arayibona, arongera aragenda ajya hariya muri Tanzania. Aza kuva Tanzania arambuka, amaze kwambuka aragenda ajya Zambia. Amaze kujya Zambia avayo ahita ajya muri South Africa cyangwa se muri Afurika y'Epfo, aba ariho ajya kuba yibera, ni naho ari gukorera ano mavideo y'urukozasoni. Rero uyu mukobwa yumvishe story ze ziratangaje, cyangwa se ni story wumva ukumva ko yakuriye mu buzima bugoye, yakuze yigira akarara. Dore ko yanigeze kuba yafungirwa hariya i Musanze, ahafungirwa imyaka 2 mu kigo gitwara abana bato cyangwa se ikigo kigorora abana batoya. Rero uyu mukobwa Simbi Honorine we yaje abwira abanyarwanda cyangwa se abantu bari kugenda bakwiza amagambo bavuga ko ari gusebya u Rwanda, ibyo mwita ko ari gukora amavideo y'urukozasoni, ayo mavideo y'urukozasoni niyo antunze, mureke ibintu byo gusakuza. Niko yaje abwira abantu bari kugenda bamugarukaho ku mbuga nkoranyambaga. Ndakeka mwagiye mubona ibiganiro
bigiri kuvuga kuri uno mukobwa ku ma YouTube channel agiye atandukanye ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye bari kuvuga cyangwa se bari kugenda bagaruka ku magambo uno mukobwa yavuze, avuga ko mureke ibintu byo gufokasinga ku kazi ke, mureke ibintu byo kuzamuzana amagambo kuko ibyo akora arabizi kandi ko akazi ke kamutunze, mureke kugafokasingaho, ukadafokasinga ku kazi kanyu mukora namwe mureke gufokasinga ku kazi kiwe akora. Rero ndagushimiyeho twabanye, wewe wari uri kunyumva uri impande zitandukanye z'isi, aho wari uherereye hose, Imana nikomeze iguhaze mu byo urimo, nikomeze igutere iteka. Rero njye mwari kumwe, amazina ni Digi, reka ngusabe umfyondore ko cyangwa se unkandire ku ijambo subscribe, ujye muri comment utere commentaire unyereke ko twari kumwe, ubundi rero dukomeze twibanire, ngende nkugezaho amakuru ari kugenda ageraho cyangwa se ari kugenda acicikana hano ku mbuga nkoranyambaga, kuko nicyo cyanzanye hano, cyanzanye no kuguhereza amakuru, kuguhereza update zigezweho kandi nshyashya.